uyu muryango wamaze kubyara ubugira kabiri babyara abana badafite ikibazo cy'ubumuga bw'uruhu. Ku nshuro gatatu niho babyara abana b'impanga bafite iki kibazo. Bavuga ko bakibyara aba bana byabanje kubagora kubyakira kuko batatekerezaga ko umugabo n'umugore badafite ikibazo cy'ubumuga bw'uruhu bashobora kubyara abana bafite icyo kibazo. Ngiye byarangoye nkiri no kwiseta nyine dogitera bakanyumvisa buryo nyine ari abana nk'abandi, ariko byarangoye ngiye ntago nahise mbyakira. Na nyuma yaho cyane nkajya nirwa ndira ngiye ntago numvaga nyine ari ibintu binguyeho ntazi ko ntago nari nzi ko bashobora kuba bavuka ku bantu b'Abanyarwanda. Uyu muryango uvuga ko wahuye n'akato gakomeye ku buryo uyu mugabo atitonda ngo bari gusenya. Kuko abantu baje baratubonye kwa muganga batangira kuvuga ngo umudamu yarancinye, ndavuga nti nta kibazo, nimba yarancinye inyuma nyine biratureba. Bagiye babikubwira cyane n'abaganga barabimbwiye bati umudamu yaguciye inyuma ni ikirara. Usibye ibyo babwiwe, uyu muryango kugeza ubu nta muntu n'umwe wari waza kubahemba nk'uko abandi babyeyi bahembwa cyangwa nk'uko byagenze ku bana ba mbere, ahubwo bakabwirwa ko ari ukwihangana bagushije ishyano. Urabona abana bafite bageze amezi 6, nta muntu wari wadusura ko nta kambi. Aka kabiri nakuvuga ngo iyo ugeze ku bantu umuhetse yaze wenda twikuriye mu mutwe, usanga barikanga abenshi bakabazanya nimba ari umuntu bahetse bakareba ibyo nyine bigatuma umuntu gusiye wabyakiriye urabyakira kwaba, ariko urumva nta ushobora gutekereza ubundi kuntu. Ana muri karitsiye bibaho, hano muri karitsiye ntawe urababona kuko bitadasohora nyine bitewe n'iyo mpamvu. Uyu muryango bigaragara ko mu buzima bwa gikene uvuga ko ubwo uyu mugore yaramaze kubyara aba bana, umugabo we yahise agurisha igare rye ndetse n'ubucuruzi bwe burahagarara kugira ngo abanze yite kuri abo bana no gufasha umugore we wari wananiwe kubyakira, ku buryo ubu kubona amata cyangwa ibindi aba bana bashobora gukenera bibagora. Urugero ni nko kugura amavuta basiga aba bana kuko bihenze, dore ko nawe bari kubasiga ari umugiraneza wabahayeho kuko ngo bo batayigondera. Gusa ikibahangayikishije kurusha ibindi nuko ubu aba bana nta mituweli bagira kuko uyu muryango wabuze amafaranga yo kuba bayishyura amezi 5 akabashize. Ubwo twasuraga rero uyu muryango twasanze hari akana kamwe karwaye ariko kukajyana kwa muganga byanze. Reka nta mituweli bafite, ahubwo iki kintu cyo kimpangayikishije kuko abavutse narazitanze, bavuka ari babiri bavuka ko iki kibazo kubatanya mituweli byarananiye rwose. Narayabuze narayabuze. Uyu mugabo ikigaragara ko agifite ingufu yishimira aba bana cyane kuko ngo hari n'igihe ajya ashwana n'umugore we amubuza kubajyana ku muhanda kandi baba bashaka kubatemberana. Nyine ubu birango barasanga tunabipfa kuko numva ntanamupfuka no mu muhanda hari igihe nshaka kugenda tukabipfa. Iyo mufite mitanoroka nkamutwara nyine ngagenda ukasanga umudamu turabipfuye akenshi, ariko yewe mba nuko ubwanjye mba numva nabapfuka nk'abapfuka urageza kandi urabikora. Ndabikora ubwo nuko basigaye bananira bakarira bagashaka kwirebera hanze, ariko ubundi nabikoraga nkajya gusenga nkarina yarira nkahaguruka nkazengageza kugira ngo ntabasha kumukura mu mugongo bakamubona. Uyu muryango uvuga ko uzakora ibishoboka byose kugira ngo aba bana babeho neza, nubwo ngo bigoranye kubera ubukene bafite. Gusa basaba umugiraneza wabaguriza amafaranga 300,000 kugira ngo uyu mugabo yongere ahagurutse ubucuruzi bwe maze abone uburyo azajya yita kuri aba bana n'umuryango we.